noneho uri kubona imbere hari ibyatsi, ntabwo ubu twahaguruka tujya imbere. Ubu ni ukuvuga ngo hano duparitse turaza guhaguruka tujya inyuma. Turashyiramo akarivanse, kuri vanse ukuntu ijyamo rero dukandagira amburiyaje nk'ibisanzwe, ubundi tugasunika lovier tukayisunika hirya cyane. Urabona ko iyo isunitse igenda, amara kuyisunika ukayimanura hasi, icyo gihe bagiyemo rivanse. Ibyo birangiye iyo kano kuma kazamuye nka gutyo ubibona, uba ugomba kugafata ugakanda kano kabuto gasa n'akari imbere. Urabona ko imbere hariho akabuto, hano akabuto uragafata ukagakanda ukakamanura hasi. Uri kubona ko feriyam ihita imanuka hasi. Iyi niyo bita feriyam. Ngiye kubinjiza mu modoka kugira ngo murayibona ahantu mbona iteretse kabisa. Iyi ngiyi bayita inzahurabukungu y'umusongozi papa. Bereke vitesse ya mbere ndetse na rivanse. Vitesse yo kujya imbere ya mbere ihagurutse imodoka, ndetse na vitesse yo gusubira inyuma, ubwo ni rivanse. Ko nakiriye se mwoka byara mugaheka. Mujye kuri YouTube mwandikemo umusongozi. Abantu mukeneye kwiga imodoka mwese mugende mwandike umusongozi. Ushaka kubona perime sister? Ushaka kubona perime? Yo beautiful my people, reka nizere ko mumeze neza cyane abasongozi mwese muri rusange. Ni wa muhungu wanyu MC Lucky the one only, ikinyobwa kimara inyota pome mu mbuto bucura bwa Nyagasani, umwuzukuru mukuru wa Aburahamu, kimwe byiza nyaburanga u Rwanda rufite B83 Badman bedroom ifo B kagenda magana maguru vurwa rukavuga umuhungure ku mukinga adafashe byondo byuhoraho wabuze imarakambazo Uwiteka the make and brushing securuze bikanga waliwe na babandi batwanga tugiye kubashyiraho indabo son. Reka nizere ko mumeze neza cyane abanyeshuri b'umusongozi mwese, baduwaye na baduwayene na ba directrice mwese ndabasuhuje aho muri, ndabemera cyane. Yagize ati thanks for the reasons you give us, I hope everything will be fine cause you deliver your reasons very smart, much appreciated. Mumeze neza namwe, Imana ibahe umugisha cyane. Jye banyita umusongozi, mujye kuri YouTube mwandikemo umusongozi. Abantu mukeneye kwiga imodoka mwese mugende mwandike umusongozi. Ushaka kubona perime sister? Ushaka kubona perime? Reka mbifurize ibihe byiza cyane rero abasongozi mwese muri rusange. Uyu munsi ni amasomo menshi cyane hari, ariko icyo narinje kubabwira no kubabwira kuba careful cyane mu muhanda. Mwitonde mu muhanda, ntabwo uri wenyine, ndinda nanjye nkurinde tugereyo amahoro, ibintu bigende neza cyane. Ikindi kintu, ntabwo byemewe gutwara ikinyabiziga udafite uruhushya rukwemerera gutwara ikinyabiziga. Niba udafite perme, ubwo bivuze kutemerewe no kugira gute no gutwara muri rusange. Muhayimana Agnes ati uri wa mbere ukanikurikira rwose, nta wagukurikira, urakoze cyane. Ibyo ni ibisanzwe, ngira ngo murabizi mu kuderivaringa amasomo yatoye kureho nababwiye ko nzaba kiretse igihe abanyarwanda bazambwira ati twese tubonye perime ibintu tubivuyemo, ariko abana baracyavuka, ntabwo nabura gukomeza kwigisha, ndacyafite akazi kenshi. Ati nge ndagukunda cyane, urakoze cyane, nanjye ndabemera byatari. Ati nyibona nkutamo ibyo niko muhora abanyeshuri noneho biga gutwara ibinyabiziga nibo bantu ba mbere babeshya. Ubwo ati nge nkibona perime witegure kurya inkoko, ariko nyine Imana uberuka bikubwira akibona ntabwo umenya ahantu aciye. Ikindi kintu, hari umuntu wambajije ikibazo ngo ahantu hamanuka wakoresha iyihe vitesse kugira ngo utware imodoka neza. Kuvuga ngo ubundi ukuntu biba bimeze kuri vitesse, ntabwo imodoka igenera vitesse bitewe n'ahantu. Ubu ureba situation y'umuhanda uri kugenda mu muhanda, ushobora kuba ari mwiza washyiramo na za 5, ariko ukaba urimo akavuyo, harimo ambutiyaje usabwa kugenda gake gake. Ibintu byo gutwara nka Clovis mwiyahura ntabwo ari fresh. Mube maso, umenye ukuntu mugomba gutwara ibinyabiziga kabisa, ibintu bikomeze kugenda neza cyane. Ushaka ko tubinjizamo indani gato tukabereka mutonde, reka dukora akantu tubinjizamo imbere tubereke utuntu, sibyo? ngo murayibona ahantu mbona iteretse kabisa. Iyi ngiyi bayita inzahurabukungu y'umusongozi papa, bayita inzahurabukungu. Ugiye kubinjiza mu modoka gato, mbereke umuntu ugitangira gutwara imodoka, mbereke vitesse ya mbere ndetse na rivanse. Vitesse yo kujya imbere ya mbere ihagurutse imodoka, ndetse na vitesse yo gusubira inyuma, ubwo ni rivanse. Izo vitesse ngiye kuzibigishaho uko ari ebyiri, nziberekeho ubundi twikomereze. Come on Clove, nyegera gato yankwereke. Wagukingurira umuryango ariko nta birenzaho biraba bibaye. So iyo tugeze mu modoka, iyo ugeze mu modoka ubundi usangamo ibikoresho byinshi cyane bigiye bitandukanye, ariko igikoresho nanjye kubigisha uyu munsi ni aka kantu cyangwa se levier de vitesse. Reka tureke kuyita akantu, ni icyuma twifashisha mu gihe duhindura amavitesse mu modoka. Haba amburiyaje, iyo ngiyo nayo bigishijeho cyane abantu mutayirebye, mugende murebe amasomo nahereyeho mbere. Ibyo bintu byose narabisobanuye, ntabwo nakongera kubijyamo ikintu ku kindi, ahubwo uyu munsi ngiye kubereka uburyo ushobora guhagurutsa imodoka, waba uyihagurutsa ujya imbere
ndetse n'uburyo bwo kuyihagurutsa ujya inyuma. Nk'ibisanzwe ukigera mu modoka yawe kontakiri ese mwuka byara mugaheka kontakiri Kurove ubu kontakiri se nayumvishe ari ibisazi ntabwo biba byoroshye. Okay, ukigera mu modoka nk'ibisanzwe uba ugomba guhita ukandagira amburiyaje cyane ugakandagira na feri. Icyo nicyo kintu cya mbere kibanza ukigera mu modoka yawe. Ubundi ugashyiramo kontake, amara gushyiramo kontake wakumva ari ngombwa kwambara sentire ukayambara. Iyo ufite amafaranga yo kwishyura ayo mande ya sentire urayihorera, ariko sentire tunayambara mu rwego rwo kwirinda ibyago. Ni ngombwa cyane kuyambara kugira ngo ube uri safe nawe. Ibyo birangiye twatsa imodokari yacu ngo tuba tugikandagiye kuri feri na amburiyaje. Ubwo noneho uri kubona nk'imbere yanjye kano kanya bereka imbere yanjye urabona ko hari ibyatsi. Imbere yanjye hari ibyatsi ntago nahaguruka njye imbere. Uwo mukoboyi nawo mumfatira ubu mubanyerekere mubabere ku mujene ufite uruhare ukiri muto cyane. Noneho uri kubona imbere hari ibyatsi ntago ubu twahaguruka tujya imbere. Ubu no kuvuga ngo hano duparitse turaza guhaguruka tujya inyuma. Turashyiramo akarivanse. Kuri vanse ukuntu ijyamo rero dukandagira amburiyaje nk'ibisanzwe. Ubundi tugasunika loviye tukayisunika hirya cyane, urabona ko iyo isunitse igenda, amara kuyisunika ukayimanura hasi. Icyo gihe bagiye muri vanse. Ibyo birangiye iyo kano kuma kazamuye nka gutyo ubibona, uba ugomba kugafata ugakanda kano kabuto gasa n'akari imbere. Urabona ko imbere hari akabuto hano, akabuto uragafata ukagakanda ukakamanura hasi. Uri kubona ko feriyam ihita imanuka hasi. Iyi niyo bita feriyam. Kiba gisigaye rero ubwo ni igihe cyo guhaguruka dufata ku kariro tukoroshya kuri amburiyaje gake gake. Yes, abana gufata ku muriro woroshya kuri amburiyaje, imodoka yawe igenda isubira inyuma. So giye kubereka uburyo imodoka ushobora kuyihagurutsa usubira imbere. Kubereka n'uburyo ushobora guhagurutsamo imodoka usubira imbere. Twari tubonye uburyo bwo guhaguruka dusubira inyuma. Ubwo ni igihe twashyize muri vanse. Tugiye kurana no ku buryo noneho bwo guhaguruka imodoka tuyisubiza imbere. Ufata roviye ukayegereza. Ubwo ni igihe tugiye gushyiramo vitesse ya mbere. Ufata roviye ukayegereza ukayikurura cyane ikakwegera. Wamara kukwegera ukayisunikira imbere. Iyo isunikiye imbere ufata akariro gake n'ubundi ukoroshya kuri amburiyaje. Urabona ko imodoka imanuka ikagenda ikajya imbere ikajya imbere. So kubindi bisobanuro ndetse n'abantu bashaka kwiga imodoka mu buryo burambuye murasabwa gukora subscribe ku Musongozi. Ikindi kintu murasabwa kuza mu karere ka Bugesera mu mujyi wa Nyamata, ko ariho hantu hari site byoroshye cyane kuba wakorera ikizami ukaba wabona permis. Ibyo gusa kandi turi kumwe na Hot Picture Studio nk'uko natangiye mbikubwira, akaba ari studio ya mbere mu karere ka Bugesera ishobora kugufasha kubona amashusho meza ndetse n'amafoto meza cyane. Dukora mu karere ka Bugesera hafi yahahoze akagari ka Nyamata, ngira ngo murabibona. Ucyagera uhita ubona ibirango bya Hot Picture. Nahangaha mu karere ka Bugesera mu mujyi wa Nyamata ushobora kuza tukagukora video nziza cyane, tukagukora amafoto meza cyane, ushobora kutusivingira memories za hatari byose nyina.